Hello ndagusuhuje wowe ukurikira ibiganiro byo kuri Agape Care and Wellness. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kiganiro kireba ababyeyi bonsa. Ushobora kuba ufite umugore wonsa, ushobora kuba ufite murumuna wawe uri konsa muri ibi bihe, ndetse cyangwa yaba ari inshuti yawe. Ngwino hano ukurikire iki kiganiro, tera agatebe. Uyu munsi wajyaga wibaza ngo ese ni ibiki umugore wonsa yakora bikaba byamufasha kongera amashereka. Reka turebere hamwe ibintu bitandukanye 10 byagufasha kongera amashereka nk'umubyeyi wonsa, ntugire ikibazo cyo kuvuga ngo umwana wanjye ntiyahaze. Icyambere, umwana aba agomba konka kenshi kandi neza. Ubushakashatsi bugaragaza ko byibura umwana buri masaha 2 cyangwa 3 aba agomba konka. Ese ibanza wigenzure wowe, ese wowe umwana wawe umwonsa mu gihe kingana iki? Ubushakashatsi bukongera bugaragaza ko byibura umwana agomba konka hagati y'inshuro 8 kugera ku nshuro 12 ku munsi mu gihe yonka. Ese ibyo bintu urabikurikiza? Banza wirebeho. Rero konka kenshi ubundi y'umubyeyi ari konsa, umubiri urerekura hormone cyangwa se umusemburo wa prolactine. Uyu musemburo wa prolactine nutuma amashereka akorwa, ndetse hakaba n'umusemburo wa ocytocin utuma amashereka arekurwa. Iyi ni imisemburo ibiri rero ifasha muri iyi process, kuko umubiri bundi ni nk'uruganda. Rero reka tubyite ko ari uruganda rw'amata y'umwana. Rero uko umwana yonka kenshi niko amashereka yiyongera, uko yonka kenshi niko amashereka yiyongera. Reka dufate urugero, umubyeyi ukimara kubyara akenshi nta mashereka ahita agira, ariko uko iminsi igenda iza amashereka agenda aza. Uko iza niko amashereka aniyongera aba benshi, ndetse n'umwana igifu cye kiba cyaguka. Ni byiza rero kuwonsa umwana agahaga kandi kenshi ku munsi. Icya kabiri, reba neza ko umwana wawe afashe ibere. Ubundi kugira ngo umwana afate ibere neza, nuko agomba kuba byibuze kiriya gice kinini cy'umukara cyo kwibere aba yagifashe imoko. Ikindi, isi yari konka urababara, ubundi ntugomba kumva ububabare mu gihe umwana ari konka yafashe ibere neza. Ikindi, umwana naba ari konka kizakwereka ko afashe ibere neza nuko uzakora ku ibere wumva riroroshye cyane, ryorohereye mu gihe ari kuryonka. Icya gatatu rero gituma ababyeyi amashereka yiyongera ni ukonsa umwana amabere yombi. Ntabwo ari byiza gufata umwana ukamumenyereza konka ibere rimwe, ndetse bigera aho kwa ko wamumenyereje ryabere akaba ari ryo yumva ko agomba konka, bikaba byanateza ikibazo cya engorgement. Engorgement ni uburyo iyo umwana atonka neza ngo yonka amashereka yamarimo, cyangwa ni ukuvuga ngo ibere riragenda rikabyimba, amashereka akaba menshi mu ibere rikabyimba, ndetse rikaba ryanakurya, bikaba byatuma ujya no kwa muganga, kandi ari uko umwana atonka amabere yose ngo ayasaranganye nk'uko akagombye kuyonka yose. Icya kane ni uko byibura ese indyo urya ni indyo yuzuye. Banza urebe ibyo kurya urya birimo ibikungahaye ku bitera imbaraga. Ibiryo urya harimo ibyubaka umubiri, harimo ibirinda indwara, harimo imbuto. Mbese byose ubirebeho ku buryo amashereka uhereza umwana nayo aba yuzuye intungamubiri, ndetse n'intungamubiri ziba zuzuye mu mashereka ari nyinshi, ndetse bigatuma n'amashereka yiyongera bitewe n'ibyo kurya ufata. Icya gatanu ni ukunywa amazi menshi ahagije. Uko unywa amazi menshi nk'umubyeyi ahagije, niko n'amashereka adakomera, yoroha, ku buryo umwana nawe iyo ari konka amashereka aroroha, aba arimo n'amazi. Ubundi ubushakashatsi bugaragaza ko 80% by'amashereka umwana yonka, amashereka
aba agizwe n'amazi. Iyo urya ibyo kurya bikomeye rero bitarimo amazi, ibyo kurya byose warya utanywa amazi, rwose n'umwana uba uri kumwica ndetse byanamutera n'impatwe. Icya gatandatu ni ukuruhuka. Buriya amashereka, uyu musemburo ukora amashereka, cya mbere ni mu mutwe. Ubundi umubyeyi ufite stress ntago apfa kubona amashereka nk'uko byagakwiye, ariko umubyeyi irinde stress, irinde guhangayika, ufate igihe cyo kuruhuka mu buzima bwawe. Ibyo bihe byo kuruhuka rero bizatuma amashereka yiyongera ku mubyeyi. Umubyeyi yagize stress abura amashereka. Bagabo nimwumvireho, babyeyi nimwumvireho, mwirinde guhangayika mu gihe muri konsa kuko byatuma umwana abura amashereka. Icya karindwi ni ukwirinda gutanga ibiribwa ku mwana hakiri kare. Ubundi ubushakashatsi bugaragaza ko umwana aba agomba kugira ikindi kintu akoza mu nda kitari amashereka cyangwa se amata ari uko agize amezi 6. Ni ukuvuga ngo akenshi igifu cy'umwana kiba kitarakura ngo kibe cyabasha gusya ibyo biryo. Ndetse iyo umwana utangiye kumuha ibyo kurya kenshi, muzarebe nk'ababyeyi bafite abana batangiye kurya, amashereka aragabanuka. Kandi umwana uri munsi y'amezi 6 aba agikeneye amashereka ya mama, aba agikeneye kunywa amata cyane kuko aba ataragize igihe cyo gufata imfashabere, aba ari wa mwana ugomba konka gusa. Irinde rero gufata umwana ngo uhite umukubita ibyo kurya igihe kitaragera. Icya 8, ni byiza nimba umwana amaze konka ukabona amashereka atayamazemo, nimba ufite akamashini ko kwikama yakame uyamaremo uze kuza kuyamuha. Uko uyakama ukayakuramo ukayamaramo bituma n'andi akorwa vuba vuba, ikorwa ryayo rikorwa vuba vuba. Ariko iyo wagumishijemo ukayihorera n'andi ntagakorwa vuba vuba. Ni byiza ko rero ufite ubushobozi bwo kugura akamashini yabikora gutyo, akaba yayakama akayakuramo, cyangwa se niba utanafite akamashini ushobora gukoresha intoki zawe ukikama. Biba byiza cyane, bituma nyine ikorwa ry'andi mashereka naryo ribaho vuba vuba. Icya 9, turi gusatira umusozo turebera hamwe ibintu 10 byagufasha kongera amashereka mubyeyi nimba wonsa. Icya 9, irinde gufata imiti utahawe na muganga. Iki kintu rwose tukigendanemo neza. Abantu muvuza amagendo ujya kwa muganga, ugenda muri farumasi mu imiti gutya, ntigeze uvugana na muganga cyangwa ugapfa kuyifata wowe ubwawe utahawe inama na muganga. Ntabwo ari byiza kuko hari imiti iba yatuma amashereka atakorwa nk'uko bikwiye, cyane cyane gufata inzoga, itabi, kafeyine nyinshi. Ntabwo ari byiza rwose, ntabwo ari byiza. Imiti ufata ni byiza ko uba wahawe inama na muganga. Icya 10 ni ukwitabira igipimo cy'umubyeyi ndetse na postnatal care. Postnatal care ni cya gihe umubyeyi yaba yarabyaye akajya ajya kwa muganga gukurikiranisha bareba uko umwana ameze n'umubyeyi, ukareba nimba nta kibazo bigeze bagira. Ni byiza kujyayo kuko niyo ugize ikindi kibazo muganga aragufasha kandi byihuse vuba vuba. Tugeze ku musozo w'iki kiganiro rero, nshuti yanjye rero, wowe wakunze iki kiganiro, wowe wumva rwose iki kiganiro hari icyo kigufashije, ni ukuri ntugende udakoze subscribe niba utarayikora. Ikindi, niba ufite umugore wonsa, ufite mushiki wawe wonsa, ufite n'inshuti yawe ya hafi yonsa, ni ukuri rwose ikiganiro ntikigucike utakimuhaye. Nk'uko bisanzwe rero, iki biganiro by'ukuri Agape Care and Wellness nakagaruka. Ni ukuri duhure ubutaha. Ciao ciao.